bariya muri ba Mutabazi barugize rute usanga mu kanya gato ngo yanditse pike hano n'abavuga iki ubundi ngo agiye kumunyapolitike ku buryo bweruye bariya ba Claude yobora nk'abantu bariya ni tiyatiri mu gitondo bakavuga nk'ibyo yavuze ngo nibafunga bampora iki ngo azajya gucuruza harya akabari inyungu zariziye atari gukoreshwa n'abadayimoni kugira ngo atesha agaciro kuko ntabwo twakwishima ngo u Rwanda rwarashe indege ya Kongo. Bantu mwese mwifuza kugura ibintu byiza byizewe kandi by'umwimerere bivuye mu bihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubuyapani, Ubushinwa, Turukiya, Ubuhinde ndetse na Dubai, kuri ubu biroroshye cyane. Gana Global Shippers Rwanda ikugezeyo icyo wakenera cyose, yaba kuri Amazon, eBay, Alibaba ndetse n'andi masoko mpuzamahanga yose. Umwihariko wacu nuko yishyura 50% nka avance, andi 50% asigaye ukazayishyura icyo watumije kikugezeho. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri izo telefone. Twongeye kubasuhuza, turabifuriza kugira ibihe byiza badukurikiye kuri Primo Media Rwanda. Turi kumwe na Pastor Musisi. Pastor, muraho neza? Ya turashima Imana, turamahoro. Ya turashima Imana, tumeze neza. Namwe tubone umwanya tukubasuhuza mwebwe abayoye Primo Media Rwanda kubuntu mwiza mukora kugira ngo abantu babe informed. Abantu bundi bakeneye amakuru. Jya numva nimvuge vuga ngo mbere na mbere amakuru. So amakuru ni meza cyane kubijyanye n'ibisanzwe tuzi tubona tugendamo ndetse n'ibyo tutazi byinshi cyane byaduhishwe tuganira nk'ibi tuba tuganira tukavuga bimwe mu bintu abantu bakeneye. Abari muri umwanya wo gusuhuza abakurikira Primo Media Rwanda bari hirya no hino mu Rwanda bavuga kandi bakuva Ikinyarwanda bakaba basangwa no hirya no hino muri kano karere k'ibiyaga bigari ndetse tukaba tuzi na bene wacu bari hirya no hino kuri umugabane no hirya no hino ku migabane iri ku isi yose igize umubumbe wacu n'abari mu biruga bya hafi n'ibya kure bikishijwe n'amazi magari. Tutibagiwe abarundi bene wacu bumva Ikinyarwanda n'abanyamurenge ba Rwanda phone twibusha bo muri Kivu y'Amajyaruguru tunabasabira kugira Imana barokore igihe cy'akaga barimo kandi natwe biduha amahoro ndetse tukaba twibuka n'abahana bahangaza n'abashubi ndetse abafumbira n'abahororo muri Uganda mwese aka karere kuva Ikinyarwanda aho kugira ngo tugire amacakubiri adafite hashingiye. Ibi biganiro dukora by'ijambo ry'Imana bifashe intore muri twe zahamagariwe kujya mu bwami bw'Imana kugira ngo zimenye umugambi wa Data wo gukiza bari mu isi no kumenya gahunda y'umwanzi yo mu mwijima ikorwa kugira ngo abantu bayobe kandi barimbuke. So murakoze rero Imana bahumugisha. Ya Pastor, mu kiganiro cyacu duhuza ubuhanuzi na politike cy'uyu munsi tugiye kureba ku byavuzwe mu Rwanda muri iki cyumweru dusoza. Tunarebe ibyavuzwe mu karere cyane cyane hagati y'u Rwanda na Kongo, ariko tunarebe ko intambara ya Ukraine n'Uburusiya intambara abantu bari kwibagirwa ko ku isi gihari ariko ishobora kubihishe undi mugambi utuma yirengagizwa. Pastor, duhere mu Rwanda. Mu Rwanda havuzwe ifungwa rya Bamporiki Edouard wahoze ari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco, yarashinzwe umuco. Ibyo ntabwo tubigarukaho cyane kuko n'ubutabera bwakoze byo bwagombaga gukora. Ariko reka turebe hari umupasiteri reka mwite mugenzi wawe nubwo mwamutigisha bimwe ariko nawe afite izina rya pasiteri cyangwa titre. Yaravuze ati Bamporiki natarekurwa hari imbere gato ati nzajya gucuruza lodge n'akabari. Pasiteri Claude, warabikurikiye ese nka pasiteri urabivuga wiki? No, icyo nabivugaho ibyo ni ibintu by'urukozasoni. Ni ibintu by'urukozasoni kandi byateguwe nabyo muri gahunda yateguwe. Muri gahunda yo kurwanya ubukristo n'ibyo birimo. Kugira ngo himaginge cyangwa hajye haza abantu batumwe bari mu byiciro burya nka bitatu. Abambere icyiciro cya mbere higizwe n'abantu bagiye bava boherezwa n'abajesuiti n'abafrimaso uhereye mu mwaka wa 1907 ubwo hashyirwagaho cyangwa 1908 cyane cyane igihe mu 1908 cyane cyane ubwo hashingwaga icyo bita Federal Council of Churches. Bagiye baza bijira mu buhoro kugeza ubwo twinjiye mu mwaka wa 1948 ubwo hazaga ibingibi byo bita ecumenisme.
ubwo nibwo bashyiragaho the World Council of Churches. Ubwo rero habaho icyo bita infiltration y'abafurimaso n'abajesuite n'abandi bantu bava mu madini cyane cyane atari ay'abaprotestani, bakaza kwinjira mu giporoso kugira ngo bagihungabanye, bijizemo abasatanike. Ni nayo mpamvu ubu ngubu b'abasatanike ubu ngubu nibo batangiye gukora imirimo yabo. Abantu bemera bakavuga ngo butinganyi, abantu bemera gufata abagore bakabaha inshingano mu nsengero binyuranye n'icyo Bibiliya yigisha. Noneho nabonye ni Yerusalemu bwa mbere ngo bahashyize umugore, ni ukuvuga yuko ibintu nka pasiteri, oya ni nkangira ngo ni musenyeri cya bishop I don't know, anyway ni pastor, ariko baseleburaga iyo ikintu kibaye kuri bo na achievement, ariko ku Mana ni agahinda kuko ntabwo ari ko Imana yabiteganyije. So rero iyo niyo kategori ya mbere. Kategori ya kabiri ni ibi byimaginga by'abantu bikorera ku giti cyabo, baza bakora ibintu nka biriya. Umva ngo bagiye kwa Sarongo ni urugero, ngo bagiye kurwana nawe bakavayo abatsinze, Sarongo akabaye igihangange kuko imbaraga ziri hejuru y'abapasiteri. Iriya ni uburyo bwo kwandamayininga the power of Christ. Ntabwo Mose ubwo yari kwa Farawo ari we watsinzwe, ahubwo hatsinzwe Farawo. Biriya bintu bakora n'abandi bihaye b'ingeri zose, abajya mu butayu, abaza bagakora ibiganiro ngo baratwika ku maradiyo, bamwe bagafatana amashati, abandi bagatukana, abandi bakavuga ngo ukumva ngo bishop runaka nkuko bita cyangwa apotre runaka ngo runaka na runaka yabirukanye mu pastori. So uko abayobora ngo ko hari ibyo bakoze ngo warabirukanye. Abirukanye sarinde bo bari bandi. Ni pastor sebuye ndabo bahayese. Ni muri hetorero se. Ni ibintu by'akaduruvayo bihari. So rero biriya bintu ni ibintu bibi cyane. Bariya muri ba Mutabazi barugize rute, usanga mu kanya gato ngo yanditse pike hano n'abavuga iki, ubundi ngo agiye ku munyapolitiki ku buryo bweruye. Biriya bintu birangaza abantu kandi bigatesha agaciro izina rya Kristo wo bitirirwa, kuko niko abantu bababona. Ariko ikiganiro kibiriho kugira ngo tunabagaragaze ko abantu bahuriye n'ubukristo ato, ndetse bamenye yuko ahubwo ari abakozi, ari abahereza bateza imbere gahunda y'umwanzi. Kuko mu mwaka w'1945 Alice Bailey, umugirwakazi w'icyatwa w'Illuminati, wateguye gahunda yo kuza kwa Antikristo ku isi. Yavuze yuko abanyamadini bavuga Kristo nibo bazaba ikinyabiziga cyihutisha kuza k'umutware Satani yashyizeho kuza kwambara ishusho ye y'umuntu akicara ku ntebe y'ubutware ku isi. Ari we witwa Antikristo, ari we ugaragarira ukora muri kino gihe ariko ku buryo butagaragara, akorera mu madini, akorera no muki, akorera no mu nzego z'imibereho y'abantu, mu buryo buri economic, muri politike, mu bukungu no mu mibereho y'abantu muri rusange. Niyobokamana. Ubwo navugaga abaprotestani uko no bari bahagurutse bashaka gushyiraho umurongo mushya, umurongo wo kugira ngo abantu bave mu mwijima bajye mu mucyo, nkuko gahunda y'Imana yo gukiza umuntu yari yaratangijwe, ikaza kurogowa n'ibyabayeho mu kinyejana cya 4. Ubwo itorero ry'Imana ryakurwagaho, hakaza igishushanyo gisengwa cyaje kwitwa Kiliziya y'i Roma, ndetse bakayita universelle, Eglise universelle, the universal church. Kuki bayita se universal church? Universal ni ikintu gihanditse, nukuvuga ngo irenze n'isi ikagera no mu nyenyeri. Abantu bose bagomba kubaho ngaho. Why did they do that? Ushatse kuva kuri umurongo akaba yanakwicwa. That was bad. Nibyo bashaka no kugarura rero n'ubu ngubu. Niyo mpamvu dufite ishyano ririmo ryiza ngo ryo gusenga, ngo abantu basengere ngo ubumwe bw'ikisi bw'abakirisitu, kuko bavuga ngo mu madini n'amatorero nimo abakirisitu bari no muri kiliziya, kandi ibyo sibyo. Abakirisitu Bibiliya ivuga neza yuko bazwi n'Imana. Nino babona biriya bakaba babihinyura, bakabona ko atari byo. Kwanza abantu mwasengera mute ubumwe bwanyu mutabanje gusenga, ahubwo Imana ibagarure ku cyatumye mutandukana. Ko burya musubiye ku cyatumye mutandukana, nibwo mwashobora kumenya aho mwavuye mukagwa. Ikintu ushaka kugira ngo if you want to correct a mistake, you go back to the origin of the cause. Iki impamvu icyatumye ibyo bibaho.
none icyo kintu ukaba ari cyo ugira ute, ukaba ari cyo ukosora. Yes, niba nkatwe b'abahinzi hari indwara yitwa kirabiranya, iyo yageze mu rutoki urazirimbura, naho itsinda yari ukahahinga ukinjira hasi nka metero, warangiza ugashyiramo indi kandi uhaye igihe akabanza hakirara kugira ngo cya gishorobwa cyari kizana kiriya kibazo kibanza kivemo. So igishorobwa cyatumye biriya bintu bibaho. Imyaka 500 irashize Ruteri ubwe ahaza amagara ye kuko yari umusenyeri cyangwa se yari umupadiri, agasohoka akerekana Bibiliya yuko igomba gusomwa, noneho akagaragaza nuko ibyigishwaga mu myaka hafi 1200 byose byari ubushishi, akagaragaza na bimwe byazanywemo kandi na bw'ubu abaporoso bakemera. None ubu ngubu barakubwira bati ariko ibyo ntabwo ngo ibyo ngibyo ntaho ngo ibyo nibyo bidutandukanya ngo nibyo biki, ngo ariko ibiduhuza ngo ni byinshi. Umbajije bahuza se ni ibihe ko bidahari? Kuvuga ngo Yesu ngo niwe wahuza, bahuriye he se nawe? Hari abaramya Horasi, hari n'abaramya Yesu kwizina batazwa ko ntibago bahawe umwuka we. Iyo abari Yesu bari bavugaga bazi, ntago bakwemera kumugambanira kugira ngo amaraso yapfuye apfira ubusa. Dore ijambo ry'Imana sinzi abantu bamwe ntibajya bakora no kuryumva, amatwi yabo barya kugira ngo bumve bidafite umumaro. Dore umurongo wa 28 cyuvuga, uravuga ngo mwirinde ubwanyu. Uwo ni Paulo abwira abitwa n'abapastori, kuko yari intumwa y'Imana abasezera abantu abapastori bari bavuye hirya no hino mu aho bita muri Efeso, baragenda bahurira nawe ahantu bita muri Mileto. Ni nk'uko bahurira mu gatawuni cyangwa umujyi runaka, noneho ababwira amagambo akomeye. Amwe muri yo rero kuko ntabwo nasoma yose, umurongo wa 28 aravuga ngo mwirinde ubwanyu, murinde n'umukumbi wose umwuka wera yabashyiriyeho kuba barinzi, kugira ngo muragire itorero ry'Imana iryo yaguze amaraso yayo. So nuvuga itorero ry'Imana turaragira turikinisha. Yaba twarahamagaye na Kristo ntabwo twakwivanga mu bintu nk'ibyo. It would be very shameful. Nawe ubweze yakubaza Yesu ni kintu kimubaza mu buzima bwe kubona abantu bakinisha ibintu bye. Dore ukuntu yabwiye Petero muri Yohana 21 umurongo none wa 15. Yesu yaduhaye icyitegererezo gikomeye cyane. Aha ngaha abwira Petero, yamubwiye amagambo yo kababaro. Yaramubwiye ngo nuko bamaze kurya, Yesu abaza Simoni Petero ati, Simoni mwene Yona, urusha abakunkunda? Aramusubiza ati, ye mwami, uzi ko nkukunda. Aramubwira ati, ragira abana b'intama banjye. Yongera kumubaza ubwa kabiri ati, Simoni mwene Yona, urankunda? Aramusubiza ati, ye mwami, uzi ko ngukunda. Aramubwira ati, ragira intama zanjye. Yongera kumubaza ubwa gatatu ati, Simoni mwene Yona, urankunda? Petero icyo gihe Petero ngo yarababaye, ababazwa nuko amubajije ubwa gatatu aturankunda. Nuko aramusubiza ati, mwami, umenya byose kandi uzi ko ngukunda. Yesu aramubwira ati, ragira intama zanjye. Yesu ashimwe. Nukuvuga rero iyo turebye bene nk'ibyo bintu niho tureba seriousness ya Kristo. Icyo bita kurinda umukumbi ni iki? Icyo bita kuragira intama ni iki? Icyambere kuragira Yesu yavugaga ni ukuziha ibyangombwa nk'uko yategetse, kugira ngo tuzigishe ibyo yavuze kandi tugendera ku mwuka wera we yatwoherereje, kuko niwe dukomeza akaduha n'ubwenge. Buri kamere mu ntabwo ashobora kuvuga iby'Imana itabizi. Icya kabiri Paulo avuga ngo mubere maso umukumbi. Yashaka kuvuga iki? Kugira ngo udapfa kuroha mu bintu bitari byo, tuwurinde, kugira ngo tutawugaburira ibitari byo cyangwa tukawuvanga n'ibindi byapfuye. Ariko bari impamvu bavanga nuko ibyabo n'ubundi birasa ntacyo batangira. Ariko twebwe ntabwo twabyemera. Ikibazo nuko twebwe biriya byo bivanga n'ubundi bari basanzwe baravanze, bagakomeza. Ahubwo nuko bashaka kuzashyiraho itegeko ryitwa igishushanyo gisengwa kizicisha batakiramya, ku buryo uzaba atemeranya nabo cyangwa bahakanye bizaba urubanza rumwicisha. Aba ba Pastor Claude se oya ndavuga narimo nkubwirwa muri rusange nka biriya byo bavugaga bya biriya by'umwe bazanye. Bariya ba Claude yobora nk'abantu, bariya ni tiyatiri.
bariya ni tiyatire baje kugira ngo gusa bateshe agaciro iby'inzira y'Imana. Ko buri muntu utazi ibyo ari byo wicariye hariya mu cyongereza abo twita the onlookers arareba akayobora ibyo ari byo. Hasi ko ibintu by'Imana ari byo gukiriramo. Kuko umuntu yarambwi nasomye ari nabari byo simbizaho nasomye ku mbuga nkoranyambaga aho uriya Claude yavuze ngo mumbabarire Imana yarambeshye. It's terrible. Yakubeshye site. Ni Imana n'umunyabinyoma. Umuntu akavuga your statement ni ihe Imana si none Imana igamije kukubeshya kugira ngo se igere kuki. Ibyo rero abantu benshi batwara nk'iby'ibikino ko muzi yuko mwebwe mubireba nabandi bakana za views abandi bagaseka abandi bikaburwa amenyo ariko ni ibintu bikomeye cyane. Kuba Imana yarambeshye. No. Mu gitondo bakavuga nk'ibyo yavuze ngo nibafunga bampora iki ngo azajya gucuruza harya akabari azajya gukora ibiki n'amaroji. Icyo se ni ikintu umuntu ashyiraho intego ye kugira ngo akijyemo kubera siki ese buriya bundi bari buhanuza iki nasi itangaza cyarimo ni iki. The guy was convicted by the court of law. We don't want to enter into that. Myaka 5 n'uhazabu ya miliyoni 30. Yes. Ibyo niko babisanze. Yaranafunzwe ubu. Yanafunzwe kandi yarabyemeye. He was found guilty and accordingly sentenced. So ibyo rero ntabwo twabitindaho ibyo nibyo butabera ngo bikora. Yego pastor. So rero kubyerekeye buriya wavuze ibyo wagahanura muri ubwo buryo inyungu zariziye atari gukoreshwa n'abadayimoni kugira ngo atesha agaciro iby'inzira y'Imana. Urebe ko bose bihaye ko bahanuzi kuko atabaye umuhanuzi nta bamutega amatwi. Niba ushaka kugira ngo abantu bagukurikire ko abantu bafite ubwoba abantu bari mu byago bumva ubuhanuzi bose bagashiraho n'imizi n'imiganda kandi atagira kubasomera ijambo ry'Imana bagahundikira ntibashaka kuryumva kandi niryo bakeneye kugira ngo bakizwe ariko barumva umupfumu aje ngo arahanuye sibiki. No na nyirabiyora ibyo yavuze nubwo bimwe bitubireba cyangwa bamagayane ariko ntago batanga solution ikibazo cy'ubuzima bw'umunyarwanda cyangwa by'umuntu ku isi yose. Pastor reka tuve hano mu Rwanda ngira ngo icyo nicyo cyari kirimo kivugwaho cyane muri iki cyumweru ariko muri nanone mu Rwanda u Rwanda rwarashe indege ya Kongo suko 25 kwa kabiri w'iki cyumweru ubwo yari yarenze ikirere cy'u Rwanda ariko Kongo ikavuga ko iyo ndege yarashwe iri mu kirere cya Goma. Uyu mwuka mubi n'igitotsi gikomeje kuba hagati y'u Rwanda na Kongo biraza kubyara intambara nkuko bamwe babivuga cyangwa whatever is taking place is the most misfortunate thing of our time. Twebwe uko twabyirutse uko twabayeho twari tuzi yuko umuntu ava hakajya ha Afrika umuntu akajya hashatse hose waba utaronkeye hano ukajya hano ukaronka ariko ibintu nyine by'intambara ntabwo twakwishimira yuko umuntu yica mugenzi we umunyafrika rwana mugenzi we ariko nabyo ni ibintu dushorwa mu mbaraga utamenya aho zituruka ariko kandi hahari aho zituruka harahari n'ikigamijwe kirahari. Hari icyo bita the destruction of the social cohesion of the African people. Gusenya ubumwe n'ubufatanye bw'abantu bw'abirabura. Ikimwe muri ibyo ni ibingiye bikorwa. Mwe nk'ariya muri Kongo hari abanyarwanda bavuga ikinyarwanda kandi bakavukire kaho hari n'abantu bavuga nabi mu kirango bahatuye ngo imyaka myinshi iyo n'imvugo nayo ishingiye ku bujiji. Hariya mwenye vuga ngo hari Rwanda abantu bahatuye ni ahubwo u Rwanda rwakabaye ruvuga ruti abo banyarwanda n'abanyarwanda nyine kandi ariko muri Kongo kuko niko imipaka yagize iti yabagabanyije. Je n'abanyamahanga benshi bari abanyekongo benshi ntabwo ibyo banabizi kuko umuntu uvuye nka za Kikwiti abantu bavuye nka za Mbujimayi cyangwa za ntuzira za Bokama za Kananga yamenya ate ibyo kuba no mateko kuba batarabyigishijwe. Bazi yuko umunyarwanda muri Kongo ni refugee ntabwo bazi yuko umunyarwanda muri Kongo ari umwene gihugu kuko bigishijwe nabi. And that was done deliberately. Byakuze kugira ngo amacakubiri nkaya azavuke abantu bicane. So bumva ko umunyarwanda then niyo bagiye kubyemera no kubyemera gusa mu buryo bwa politike ariko nuko abanyarwanda baze kubafata nk'abanzi
bagize amahirwe babirukana no ku butaka bwabo bwitwa ubutaka bwabo, ariko bagiye kubirukana n'ubutaka baba bakwiriye kubugarura kubuha abanyarwanda, pana kuri abanyarwanda mu mujyi Rwanda kandi ubutaka mu busige hano. Ariko ibyo byose ushaka kwinjira gusa icyo ushaka kuvuga, ndavuga ngo abantu birababaje abantu kuba ari bamwe kandi bakicana. Kuko ntabwo twakwishima ngo u Rwanda rwarashe indege ya Kongo cyangwa abakongomani batwibisha abanyarwanda cyangwa bisha abatutsi cyangwa se bisha abavuga ikinyarwanda, natwe byatubabaza. Niyo ndege kwirasa amafaranga na amafaranga y'abanyafrika, ni umutungo kamere bazigura izo ndege. Ni birababaje. Cyakora nyine nk'umuntu kuko bamuhanganye mu Rwanda bigeraho uvuga uti ubwo twarwanaga n'umwanzi wanjye niba atakaje kiriya mu mutima nacyo rero biraza ukumva uranezerewe. Ariko unejejwe n'iki se? Unejejwe n'ibyo Satani yazanye mu isi kugira ngo abantu baryane. Ni ikintu kibi cyane. None pastor, uri kubibona utuye umwuka uraza kubyara intambara yeruye hagati y'ibihugu byombi, cyangwa kugira ngo ibihugu byiyangaje mu ntambara bisaba ibindi birenze ibyo abaturage twe turi kubona? No, intambara ubundi nigeze kubwira ikintu cyo bita thesis and antithesis. Ni ibyo abantu bakuriye ni ibintu abantu barema kugira ngo habeho ibintu bihangana. These two opposing forces babagamije kugira ngo haze kuza ikindi kintu kiza kuvuka cyo bita synthesis. Synthesis ni ikindi kintu nto cy'uruvange kizavuka mu cya kindi bashaka. Ese icyo bashaka ni iki? Uruvange rwa byose, n'urwango rukomeza n'ubwicanyi, kugira ngo byose bizabafashe muri ya gahunda yabo yo kuzana icyo bita the new world order, igizwe n'abantu bameze nk'inyamaswa. Kuko hari gahunda yo gushyiraho kuvuga ngo yuko isi mu minsi iri imbere izaba iyoborwa n'abantu bo twita nihilists. Nihilists ni iki? Ni ukuvuga abantu bimbura muco. Urabona yuko mu bintu bakomeze mu bintu barimo barwanya ibintu biri by'ingenzi. Barwanya iyobokamana rya Gikristo kandi bakarwanya n'icyo twita moralite. Kurwanya moralite ni ukuvuga iki? Moralite kuyirwanya ni ukurwanya indangagaciro za kirazira mu nyoko muntu. In short, mu cyongereza bakita the dehumanization of the humankind, kugira ngo abantu babatesha ubumuntu bahinduke inyamaswa, mu especially the Africans, kuko bari n'abanyaburayi burya bafite uko babishe nabo, ariko babica ku rwego runaka. Natwe noneho bo icyo bashaka n'ukugira ngo turyane, tugire izangano zishobora kuba utashobora kubonera impongano, bikomeze bimere kuriya. That is the synthesis. Niyo produit bashaka kuva muri bya bindi byombi, muri thesis and the antithesis, kugira ngo babyare mu icyo kintu kizaba icyo kintu naho cya kindi programme yo bashaka igira abayirwanya, abo bayirwanya noneho biranirana intambara yo kurangira, naho yaba hagati n'u Rwanda ntibashaka yuko irangira, ahubwo havuka ikindi kintu kijyanye n'inyungu zabo. Bikaba ari ibintu bibabaje. Iyo bari abasaza batubanjirije bo twasanze ba Nkurumana abandi bari barashizeho ikintu batangiye ikintu cyo bitaga Organization of African Unity. Iyo spirit ntabwo ikibaho, byararangiye. Haje ibindi bintu utashobora kumva neza ibyo ari byo. Bwabo umwe bwabo n'ubu ngubu ngira ngo na disaba basize nabo kijyayo, baracyajyayo ku mwaka ushize cyangwa babivuye bajyayo. Why are they going there? Kuko byasigaye usara umuco. Numva ngo nta n'amafaranga bagira ngo Organization of African Unity niba ifandingwa n'abanyaburayi n'abazungu n'abachina nibo bubatse ngo inyubako bakoreramo. Yes, noneho n'amafaranga yishura abakozi n'ibiki byose biragenda bitagaciro. Uzi yuko kera bagiraga, uzi ko kera byakorwaga inama za buri mwaka zagendaga ziba mu gihugu runaka. Abayobozi ba Afrika bageraga bati bagahurira nk'i Kigali, umwaka utaha bagahurira nka Nairobi, undi bagahurira nk'i Kinshasa. Nuko byagendaga, kandi perezida w'icyo gihugu ho bahuriye niwe baga chairman uwo mwaka. Nguko uko Idi Amin yabaye chairman wa OAU mu cyamagana cyana 1976 bitari bikwiriye. Ariko iyo system bayikoraga batyo, ariko ubu n'ibintu byagendaga bipfira. None ubu ngubu kubera ko ibihugu byinshi nta mafaranga bigifite yo organizinga ibene nk'icyo kintu,
ukabura nk'ukuri bacoga mu bayikoze ni ibintu bihenze cyane ariko sinzi impamvu Afrika batabikora buri gihugu cyose irabona amafaranga dufite yo kuba twakwakira ibyo birori by'abantu bangana batyo niyo mpamvu byasigaye bibera hehe Addis Abeba kuko niho n'ubundi hari ikicaro cyabo niyo nzu yabo irahari abashinwa bawubakiye nuko nuvuga ngo abashinwa bayishyizemo ibintu bifatangwa amajwi ngo bikuva ibyo bavuze bikabijyana abashinwa nubwo babihakana ariko wenda n'abanyaburayi babaharabika kugira ngo bya bindi byabo byo kuba barwaye intambara zidasobanutse so rero ibyo niho gahinda dufite kandi twari turebe ko ibintu bitagaciro ariko siko twakabaye twifuza twifuza yuko bya bindi byari byatangiwe erega tugabirabura dufite ahantu hagari tekereza nk'ubu ngubu yanga kwigira muri Nigeria ukabayo cyangwa muri Cameroon nta muntu ukubaza cyangwa se nubwo yakubaza ariko ntacyo bitwaye ubu ngubu bagomba kukubaza impamvu yaje kuko isi yarapfuye nabo nta kazi bafite yabonye uhari uri iwabo wenda utera imbere agira ishyari kuko ibintu byararangiye byarapfuye nawe wajya iwanyu wenda ugasanga nawe hari ibimeze bityo nawe yazi iwanyu ugasanga muramureba nabi sinzi umugani w'ikinyarwanda uvuga ngo abasangira ubusa bitana ibisambo so rero kubera izo mpamvu ni bibi cyane ntabwo ngewe nabyishimira ntabwo navuga ngo hazaba intambara yagize amahirwe intambara ntiyaba ariko umwuka uhari ni mubi of course dusenge Imana kugira ngo hazabeho ikiza icyo navuga ko nkubona ndimo ndeba ko Perezida Tshisekedi yahise atumiza inama y'igitaraganya y'umutekano yiga kuri iriya ndege yarashwe ibyo nyine bagomba kubikora wenda iyo nama ntabwo tuzi icyo biza kuvamo wenda bashobora kuvuga ati dutangaje intambara ku Rwanda ngira ngo cyangwa se tugiye kuyirega kuko kwitangaza intambara nabyo sumva atari igisubizo cy'ibibazo ariko icyo nkubwira ntabwo kigamije ari gushaka ibisubizo by'ibibazo ahubwo no kugira ngo ibintu bigire udubi icyavamo cyose ndibwira ko kitaba ari cyo kuzana amahoro aho no kujya kukorega muri Loni cyangwa ahandi cyangwa gukomanyiriza cyangwa gufunga imipaka nk'uko ushobora kuvuga ati imipaka turayifunze hagati y'u Rwanda na Congo nacyo bagikora as a measure a punitive measure ku Rwanda bashobora kuvuga n'ibindi ntazi ariko icyakorwa cyose kitari murongo mwiza ntabwo cyaba kiza ni cyiza cyaba kiza na cya kintu cyo twavuze cyo kuzana existences ijyanye ni na wa mugambi wa New World Order hanyuma pastor ubona amaherezo y'ibintu bya Kongo n'u Rwanda bizarangira bite kuko ni ikibazo abantu benshi bibaza ntabwo biva mu nzira inama ziraba ntabwo hari niyo Tshisekedi yanze kwitabira minsi yashize yagomba kumuhuza na Perezida Kagame muri Qatar ntabwo yagiyeyo ntabwo yagiye inama ntiyabaye ikiba delegation y'u Rwanda yo yari yagezeyo bamutegereje ariko ibiro bye bitangaza ko atari bubigemo ikindi Turkiya ikazana intwaro ya Kongo babarwanyi bo bacanshuro wa Rusiya bakaza inama zikaba icyo bashaka rero igisubizo cyabyo nuko wa mugambi nakubwiye wo gushyiraho New World Order gahunda nshya gahunda nshya bashaka gushyiraho ibyinshi bizatuma ibaho factors zitubibaho ni izo ngizo nkuko twabibonye yuko bagomba gukiriya dore bavuze kungira ngo intego yabo ya 9 iyo bita intego yabo ya 9 iravuga ngo to cause by means of limited wars in the advanced countries by means of starvation and diseases in the third world hagomba kubaho ibintu byo kuzana intambara aho bishoboka cyane cyane mu bihugu byateye imbere nkuko tubireba muri hariya muri the Ukraine noneho hakabaho no kuzana inzara ni indwara kuko biriya ibintu muri Kongo birazana indwara abantu barimo bararwara zakorera bandi baraza kwicwa n'inzara kubera ibyo bintu by'abantu bari displaced bava mu byabo bagahunga rero nk'abantu bavuye za Masisi ngo bakaza mu Rwanda bagiye baza bihishahisha kugira ngo bahunge kuko bazanye politike yo kuryanisha amoko none abantu babatse nte twabonera umutekano bakaza mu Rwanda none bari Kongo leta ya Kongo yaravuze ngo ntabwo ari abanyekongo uko y'abanyabagiye ntibabagiye mu Rwanda no ubwo umuntu iyo statement bwa irasekeje ariko ubwo impamvu bikora siwe ntabwo ari bo rwose ni gahunda yo kwicisha abantu hari n'abataje mu Rwanda bari imbere mu gihugu ariko bameze nabi nazo numva abantu bari hafi na Goma bahahungiye batabona ibyo kurya batabona iki nabo barapfa
ntibaje mu Rwanda ariko nahari aho bari muri Kongo ariko barahapfira kuko nta rupfu rwiza nta rupfu ava wundi rwiza ndetse bareruye baravuga bati Kongo niba mutashoboye kurwana ngo mwirukane mu venture mureke twitahira tujye mu byacu tujye nabe twice ariko tugende tuyisange tube hariya ariko urumva n'abaturage ubwabo nabo bavuga bafite ubwoba ntabwo ushobora kuvuga ngo turashaka gutaha kandi M23 ihari bavuga se none barayishyigikiye murashaka kujya mwego murashaka kujya kuyishyigikira nabyo bikaba byazana ikibazo urumva umuntu agapfa kabiri umutima we ntashobora kuvuga icyo areba kimuri ku mutima kandi noneho ni na cya kigeragezo kimwugarije nacyo ntagikizwe urumva uwo muntu bari ibintu bibabaje cyane. Pastor, reka tuve kuri ibi bya M23 na FRDC n'u Rwanda tunyarukire gato muri Ukraine n'Uburusiya. Iyi ntambara abantu ntibakiyitayeho benshi ariko nahoze nsoma mbona ibihugu bya Amerika n'Ubudage byahaye Ukraine ibifaru birimo n'ibyitwa ingwe Leopard. Binini byamaze gufata icyemezo cyo kuyiha ibyo bifaru. Ibyo bifaru byitezwe ko birusha n'imbaraga nyine bifaru by'Uburusiya ngo biteze kuzahindura byinshi muri iyi ntambara. Kuki iyi ntambara abantu benshi mbere na mbere batakitayeho hanyuma kuki ibi bihugu bikomeje guha Ukraine ubufasha kugeza ubu? No, muri abantu kutayitaho nibyo byiza kuri bari abantu kuko bumva yuko amaze kuyimenyera nibizayiturukamo ntago abantu bazi bagikangarane ariko intambara bifite ibyago bikomeye. Ikintu cya mbere nakubwira ntabwo Uburusiya bwatsindwa byakumvikana ko bite ahubwo gutsindwa ko Uburusiya no kurangira kwisi icyo ryo tugomba kuko na buri intambara n'intwaro bafite ntibari bazikoresha kandi bavuga kuriya ni mane se bavuga ngo bifaru ngo biruta ibyo Barusiya n'Abanyamerika n'Abadage ni propaganda machinery yabo ni bivuga none se niruzi ibyo bafite n'ibyo badafite ahubwo ziriya ntambara ni icyegeranyo twasomye kivuga yuko Ukraine yafashwe bugwate kugira ngo igikoresho cy'intambara igiye kuzana impinduka zikomeye ku isi kugira ngo bashyireho leta imwe itegeka isi kandi y'igitugu isimbura iyi ngiyi yari ihari twahawe na Loni mu mwaka w'1945. So rero ibyo nibyo tugomba kwitega kubona. Niyo mpamvu iriya ntambara hari gahunda irimo ikorwa ntabwo bari ibintu byo gukiniramo bo barabizi kandi babiziranyeho bombi impande zose bwa Biden na Putin n'abantu bamwe babiziranyeho. Tuvuga ngo nimba nkumva neza Loni igiye kuvaho gahunda no kuvanaho Loni igasimburwa n'ubundi butegetsi buzatekesha isi igitugu muri biriya tubwita ubwami bwa munani nyamara buri muri bwa bundi burindwi kuko hari ibyo bita imisozi 7 cyangwa abami 7 ariko bakavuga ko ngo hari undi mwami uzaza wa munani nyamara ngo umwe muri babandi 7 uwo nguwo agomba kuza agategeka isi. Ubwo icyo kizaba cyitwa ngo iki? Icyo twita the regime of the Antichrist. No, kubera ko ndavuga nk'iya Loni yaje isimbura League of Nations. Yego. Yitwa United Nations. None ikizaza cyo kizaba cyitwa World Government. Guverinoma itegeka isi nk'umubumbe. Ubu twavuga ngo leta y'u Rwanda, leta ya Kongo, leta ya Nigeria. Leta y'isi. N'izi zaba ari leta y'isi. Dufite one supreme leader uyobora isi nk'umubumbe. Nicyo bashaka gushyiraho. Noneho umuntu wira ngo yoborwe amategeko utakivuga ngo ayo mategeko nta ndeba ngo genda aha cyangwa navuye hanagiye ibunaka nabagize n'ikibazo nahungiye ibunaka oya aho uri naho nabari ugupfa ni upfa tegeko niragufata naho ari hungira so naho ryaba ari ribi kuko isi zabiyoborwa n'uburyo butari democratic ahubwo buri dictatorial. Mbese past ibyo bizaba ryari kandi process yatangiye igihe bizabera cyo kingenzi nuko byatangiye ariyo gahunda iriho. Ubwo ntabwo byari nka byandi bya Kristo ngo ntimuzi isaha n'igihe ni no erega ibintu byose ni struggle ni campagne the campaign starts iyo abantu batangiye igikorwa cy'impuruza cyangwa cy'ubukangurambaga bafite icyo bashaka kugeraho dutegereza yuko icyo bashaka kugeraho uburyo bazakigeraho ariko uburyo bw'imitegurire yacyo ni iyo ngiyo kandi yaratangiye kandi irateganyijwe no muri Bibiliya irimo kandi nabo umunsi n'igihe ibyo bizabera ntabwo bizi ariko ntabwo ari ibintu bizatwara igihe
ntabwo ari ibintu bizatwa kuko harimo ibintu byinshi bigomba gukorwa. Ntabwo yuko harimo kwica abantu, ntabwo barimo kuzana ibibazo, ntabwo yuko barimo guhindura abantu nk'inyamaswa. Hari ibintu byo gukuraho umuryango, kandi byose tubavuga byo byaratangiye gutuma abantu sexually batakigira umurongo washyizweho n'Imana, n'abantu kubaho ugasanga umuntu ibyo bita ngo ni transgender, umuntu ugahinduka ukindi. Hari ibyo bita transhumanism, umuntu bakamushyiramo akamashini kitwa tracking device, akaba nabwo computer, akaba ari umuntu ugenda agakora nk'uko rero computer ikora. So ibyo byose baragenda babikora abantu, ni ibintu bishya bazi abantu ntibabikunda ko ni bibi binyuranye na morals zabo, ariko bakabikora kugira ngo in future bizashobore kwemerwa, kandi utazabyemera ntazabaho. First of all, ese utabye n'ubutabye ndetse namara ku icyo bita livelihood nimara kukikwaka, utagifite uburyo ukora ngo ubone akazi, ubone ikigutunga, uzabashigaje iki? Iyo abantu bita kwiyahura kugira gute, kwiyahuza ibiyobyabwenge, ibintu nk'ibyo nibyo bigomba kubaho ku isi. So ibizava muri ibyo nibyo bita new world order bashaka. That new world order izaza ni byiza se? No, ntabwo izaza ni byiza at all. Ariko nta nicyo twabikoraho uretse kuburi kubivuga gusa, nta kintu twabikoraho. Icyanditswe nagusomera ko navuze nkubwira Bibiliya sizina abazakurikirana kino kiganiro bacyumva, nuko ubutware buriho n'ubw'inyamaswa ya kane. Bibiliya ivuga ko uzatsinda kugira ngo azarokoka iki kintu, tubisanga nabagira inama kugira ngo baze bige gusoma Bibiliya no kuyikunda, niyo yabafasha. Iyo dusomye Ibyahishuwe 17 umurongo wa 12, aravuga ngo ya mahembe 10 babonye niyo bami 10 batarima, ariko bahabwa gutikira hamwe na ya nyamaswa nk'abami ku marisa imwe. Ngo abo bahuje inama baha ya nyamaswa imbaraga zabo n'ubutware bwabo, ngo bazarwanya umwana w'intama, ariko umwana w'intama azabanesha, kuko ari we mutware utwara abatware n'umwami w'abami. Kandi abari hamwe nawe bahamagawe kandi batoranyijwe, ariko baranzwe no gukiranuka, ngo nabo bazayinesha. Iyi system iriho izaneshwa n'abari kumwe na Kristo, abari hamwe nawe, bo yahamagaye agatoranya, kandi ibi bikagaragarira mu gukiranuka kwabo, ntibivanye n'iyi si mu bibi byayo. Abo ngabo nabo bazayinesha. Niyo zirage nababwira yo kurokoka iki cyago, nta kindi gihari umuntu yakubwira, kandi ntikihari koko. Pastor, reka dusoreze aha. Murakoze. Imana ibaho umugisha, reka dushime Imana hanyuma tutandukane. Mana Data wa twese, dushima izina ryawe rikomeye, uri Imana igira neza, icyubahiro n'ikuzo n'ishimwe bikomeze by'izina ryawe, kandi bitusangiye n'abera bizabafashe, n'abatari bizera bizatume bagira inkomanga ku mutima yo gufata icyemezo cyabatabara, kuko inzira ni imwe dushyiriho n'Imana ni Kristo Yesu, n'abari kumwe nawe nibo bazarokoka ibyago byugarije isi. Ushimwe ku imbabazi zawe ko wemeye kubidukorera, ubwa Yesu Kristo umwami wacu, amen. Bivuze hari telefone yangendanwa ariyo 0788 50 56 76, kugira ngo icyo mvuda sobanukiwe wambaza, aho kugira ngo wenda cyangwa kwandika muri comments ubaza cyangwa sugisha inama. Abatukana n'abandi bavuga ibindi bintu abo nabo ntacyo twabakorera, ariko niyo nama nakugira kugira ngo mbaze gene isobanure. Imana bamugisha cyane. iyo habaye ibiganiro Kibanza nta namwe wacu tebuka ntawe murabibona, murabizi, mugaceceka. uruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu. ntabwo akenshi uteko bivuga ngo Kapiteni Ibrahim Traore ukuriye agatsiko ka gisirikare